Ndabasuje mwese mukomeje gukurikira gahunda za TV1 n'umwanya w'amakuru ku buryo burambuye agiye kubanda ku nyungu z'ingenzi zikurikira. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu abaturage bo murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu batunguwe n'umurambo w'umugore w'imyaka 34 wishwe atewe ibyuma n'abantu batahise bamenyekana. Hari bamwe mu miryango y'abakora akazi k'ubucungagereza bavuga ko batewe impungenge no mu miryango yabo bakora muri urwo rwego bakomeje kuburirwa irengero mu buryo bita ko budasobanutse kuko nta makuru babifiteho niba bafunzwe cyangwa bari muriwe ahandi dore ko ngo babatwara babanje kubambura telefone. Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kuri wa gatatu cyasubukuye umukwabo wo kugenzura abacuruzi badatanga inyemezabwishyu za IBM gifata bamwe muri bo bakoreshaga ibirango by'ibihimbano bigaragaza ko batanze imisoro ibizwe nka tax stamp. Hanze y'u Rwanda Perezida Joe Biden n'umudemokrate na Donald Trump mu Republike nibo bayoboye abandi mu majwi yo guhagararira amashyaka yabo mu kuba abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba muri uyu mwaka. Bahikaze mu makuru ku buryo burambuye muri kumwe nanjye Aime Bote Mushashi. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu abaturage bo murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu batunguwe n'umurambo w'umugore w'imyaka 34 wishwe atewe ibyuma n'abantu batahise bamenyekana. Ni inkuru yateguwe na Peter Clever Nizeyimana. Natwe amakuru twayamenye ucya kumvishe bavuze ngo umuntu bamuteye igisu. Uyu mubyeyi w'imyaka 34 wishwe yitwa yo kwiringirwa Sifa ahagana saa moya n'igice zikina saa 2 z'umugoroba kuri uyu wa kabiri nibwo yishwe atewe ibyuma aho mu mudugudu wa Gabiro mu kagari ka Buhaza mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu. Bavuze ngo bamuteye igisu nyine yarataje bakubize naje guhereza umwanya ibere baramufata barize Dieudonné hari interview ya gatanu yayishyize mu nkuru ya gatanu abona ko byadutunguye hari hakiri kare Daniel moya na 20. TV na Radio 1 byahageze mu gitondo cyo kuri wa gatatu bihasanga inzego z'umutekano zahageze urwego rwa polisi icyarimwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Abaturage babwiye ibi bitangazamakuru ko batewe ubwoba n'uburyo abagizi ba nabi bishe uwo mubyeyi hakiri kare abantu bakinagenda mu muhanda icyakora bagashyira mu majwi insoresore z'igise abuzukuru ba shitani. Bari kubona abuzukuru ba Satani niko bari kuvuga ariko urebye ikibazo cy'abuzukuru cyo barahari kuko no kumanywa na mu gitondo hari igihe ujya kubona ukabona batatse nk'umuntu kubera ko baza ari benshi ukabura uburyo utabara baza bafite amabuye amacupa ibyuma iyo bari kumanikiye uhita wirukanka nawe nicyo kibazo turi kumva ko ari abuzukuru ba Shitani ariko kereka wenda Imana idufashije hakagira ufatwa. Aha mu mudugudu wa Gabiro mu kagari ka Buhaza mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu abaturage babwiye TV na Radio 1 ko hasanzwe hari ikibazo cy'umutekano muki kuko hari n'abagore bahamburirwa bamwe bagafatwa no ku ngufu. Baze kwamburwa saa moya si nk'abari kumanwa ni kumanwa turakubitwa hari abo bafata ku ngufu hari abakubitwa mbese hano nta mu mama ugenda nijoro. Abo baturage bifuza ko umutekano wakazwa mu bice batuyemo kuko nk'uyu mugore yishwe irondo ryatangiye imirimo na cyane ko ngaho yiciwe na irondo ryari riri harimo metero 100 gusa ariko ngo abanyerondo batabaye basanga uyu yamaze kwicwa. Je numvaga ku bwanjye bakaza umutekano umuntu yatabaza bakamutabara bagakanura n'umutekano bakamenya ngo aba bantu bakamenya kubashakisha umuntu yatabaza bakamutabara buri muntu akabera ijisho rya mugenzi we aho ubonye amakuru kayatangira kugiye. Ubwo ni kuvuga ngo ahangaha naho nta mutekano no kuvuga ngo guturuka hano kuri Buhuru kuzamura ino ruguru abantu bahora bapfa babica nuko nta mutekano dufite ahubwo leta ifata ingamba
bari abantu bica abandi nangwa bangiza abantu. Habimana Innocent uyobora by'agateganyo umurenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu yahamirije TV na Radio 1 amakuru y'urupfu yaniyo kwiringirwa Sifa wishwe atewe ibyuma. Icyakora akavuga ko bagiye no guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke uvugwa aha mu kagari ka Buhaza. Umudamu witwa niyo kwiringirwa Sifa yishwe n'abagizi ba nabi bamutangiriye bamutera icyuma. Nk'ubuyobozi n'ibyo koko birashoboka ko hari igihe haboneka inkozi z'ibibi. Ingamba no gukaza irondo rirahari rikora ry'umwuga. Nubwo abishe uyu mugore w'imyaka 34 batayise bamenyekana, ariko abaturage bakeka ko abitwa abuzukuru ba shitani aribo babigizemo uruhare bakamwica, kuko bakunze kuhategera abantu bakabambura cyane cyane mu masaha y'umugoroba. Peter Crevanize y'Imana, TV1 mu karere ka Rubavu. Hari bamwe mu bo mu miryango y'abakora akazi k'ubucungagereza bavuga ko batewe impungenge nabo mu miryango yabo bakora muri urwo rwego bakomeje kuburirwa irengero mu buryo bita ko budasobanutse, kuko ngo nta makuru babafiteho niba bafunzwe cyangwa barimuriwe ahandi, dore ko ngo babatwara babanje kubambura telefone. Ni inkuru yateguwe na Hirwa Benjamin. Bamwe mu bo mu miryango yaba basanzwe bakora akazi k'ubucungagereza baganiriye na TV na Radio 1 bavuga ko nko mu byumweru bitatu bishize aribwo hatangiye igisa n'umukwabo, bamwe mu bakozi b'uru rwego bakagenda batwarwa mu buryo bamwe bita ko budasobanutse, kuko batabashije kumenya aho bajyanwe cyangwa n'icyo batwariwe. Umutwara yabyutse ajya mu kazi, yari yaraye no mu rugo yewe. Agiye mu kazi arambwira ati ndaza yagiye kwaka konswa dufitanye n'ubukwe. Amaze kugenda nka saa 2 saa 3 namaze gukora amasuku saa 5 mbona yeje message ati numva telefone itariho baranjyanye. Nahise muhamagara ndamwatigira uruhande rumwe, ndamwate se wakoze iki? Ati nta kintu nakoze mu mutima wanjye numva ushinja nta kosa nakoze. Ngo nahise nambuka ndagenda, amaze kugenda nkigera ku muhanda nsanga abapolisi sinabavugisha, nyine ndamuhamagara ambwa ati ndi muri sare nyine ubwo mu biro byabo, atabwo subira mu rwunzanira imyenda. Ntagarutse ntora imyenda ndayijyana, maze kuyijyana nabasanze ku muhanda nyine mitamuhereza baragenda, ariko ntumbaze ngo bamujyanye he, ntumbaze ngo ese bamufungiye iki, ni ikibazo. Nakajya ngo ndabajije bagenzi bati reka hano hamaze kugenda abantu benshi ariko ruri hose. Twanyarukiye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo, by'umwihariko mu kagari ka Cyerezo, hamwe mu hacumbitse benshi mu bakora ku igororero ry'akarere ka Nyanza, benshi bazi nka gereza ya Mpanga. Mu kuganira n'umwe mu bashinzwe umutekano muri aka kagari utashatse kwerura byinshi kuri iki kibazo, yavuze ko nubwo haba hari abari abaturage b'aka kagari batakibona ntacyo yabivuga, ahubwo byabazwa urwego riraga. Oya niba sinibakoze koza akaba bamutwaye akajya gufungwa icyo gihe cyangwa se akajya guhanwa, icyo gihe birareba ikigo na serivisi akorera. Ariko harabuze baba baragiye baba bari mu gukurikiranwa, wenda harabuze baba bari mu gukurikiranwa, bari basanzwe batuye muri kano kagari bakoramo hariya b'abasuruveya, baba bari mu gukurikiranwa n'ubundi mu imbere. Cyo naba ninjiye mu buzima butari ubwanjye, ariko hari icyo bizi niba nanabizi sinanabikubwira, kubera ko icyo gihe naba ngiye kwivanga mu bibazo bitandeba. Ikigo gifite imiyoborere yacyo, wenda bashobora kuba baramuhaye na transfer ahantu nkaza kwemeza yuko umuntu yaburiwe irengero kubera ko ntakimubonaho, kandi wenda ahakorera ahandi hantu. Bamwe mu bakora muri uru rwego rw'abacungagereza twaganiriye ariko batifuje ko imyirondoro yabo yajya hagaragara, bavuga ko hashize iminsi ariho igisa n'umukwabo mu bakozi b'uru rwego mu rwego rwo guhangana n'amakosa bamwe bajyaga bakorana n'imfungwa, ababikekwa ngo akaba ari nabo bakomeje kugenda batabwa muri yombi. Gusa umuvugizi w'uru rwego SP Daniel Rafiki Kabanguka mu kiganiro na TV na Radio 1 yavuze ko mu buryo rusange bigoye kuba yatanga amakuru kuri iki kibazo, kereka bashije kubona urutonde rw'abagifite. Wenda ikintu bumfashe Benjamin, niba baragwaye n'amazina yabo n'igwaniriza muri message nkagufasha kumenya aho buri mwe ushaka kumenya aho ari, niba ahari kuko urumva sinamenya ngo ninde kumbwira ngo nabahuye na Nyanza hari wamfasha noneho tukamenya ngo ni bande, kuko ntabwo nasobanukirwa ninde nande, kuko burya niyo ribaye ikosa ku giti cy'umuntu ku giti cye rigakurikiranwa mu buryo buri administrative bwacu busanzwe, ariko kuvuga ngo buryo rusange byo nta keretse ubwo umuntu yamenya ari ubuhe buryo rusange.
Hari amakuru avuga ko icyo gikorwa bamwe bafata nk'umukwabo kirimo kuba mu magereza hafi ya yose yo mu gihugu, aho ngo barimo gufatwa bajyanwa kugororerwa mu karere ka Rwamagana. Gusa bo mu miryango yabo bakinubira kudahabwa amakuru bigatuma bahangayika kubwo kutamenya aho abantu babo baherereye. Hirwa Benjamin, TV1 mu karere ka Huye. Aya na makuru ya TV1 mukomeje gukurikira, mushobora no kwitya kwa application ya TV1 Prime. Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kuri wa gatatu cyasubukuye umukwabo kugenzura abacuruzi badatanga inyemezabwishyu za IBM, gifata bamwe muri bo bakoreshaga ibirango by'ibihimbano bigaragaza ko batanze imisoro ibizwe nka tax stamp. Fundi Amuri yateguye inkuru ku buryo burambuye. Ubwo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'inzego bafatanyije mu kugenzura ubuziranenge bw'ibicuruzwa kimwe n'imitangire y'inyemezabwishyu bageraga mu isoko rya Ziniya iri riherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, umwe mu bacuruzi bafite depo y'inzoga bimenyerewe nka Liquor Store yafatanwe inzoga zifite tax stamp zimenyerewe nka siri z'impimbano, nubwo ku giti cye washyira mu majwi abazimugemurira barimo n'inganda zikora inzoga mu Rwanda ko aribo bazana izo tax stamp z'impimbano. Baje kungenzura, baje kureba ibyo ncuruza ku buryo bw'ubuziranenge, baraje barareba basanzemo udukosa, basanzemo amakosa, ariko ayo makosa ntabwo nayishinja kuko ni ibibazo by'uruganda. Baraje basanga inzoga zimwe ziriho stamp zidasa n'ibyo nyandiko nakoze, ndabasobanuriye baravuga ngo tugomba kuzireba zose, barazireba. Izindi nzoga babonye byo byose ntabwo ari amakosa y'umucuruzi n'amakosa y'uruganda. Mugenzi we bakora ubucuruzi bumwe bavuga ko yirinda kurangura n'abatazi kimwe no kwakira inzoga arangura atabanje gusikana ngo arebe ko tax stamp zaba ari iz'ukuri, kuko ngo abacuruza bose atakwizera ko bubahiriza gutanga imisoro. Bakoresheje iri application yo gusikana ukareba iyo nzoga kuko niba ariyo, kugeza ubu nibwo buryo nzi gusa burakora ni nabwo bwizewe. Ikibazo kiba kirimo kuri uwo muntu yitembereza ese ko baciye abazunguzayi ubwo bimeze bite, ntago ari gucururiza ahantu, sinzi niba umuntu yishyura umusoro, sinzi niba uwo muntu iyo nzoga afite yemewe, biragorana nyine gukorana n'uwo muntu kuko ntago uzi bye. Komiseri wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Witonze Jean Paul yongeye kwibutsa abacuruzi kwitabira kubahiriza amategeko yose uko yakabaye agenga ubucuruzi mu Rwanda no kudahirahira bagerageza kunyereza imisoro, kuko kuri ubu ngo ibihano byakajijwe. Iyo umuntu atatanze fagitire ya IBM, umusoro yaragiye kunyereza ukubwa inshuro 10. Ni ukuvuga ngo umusoro wagiye kunyereza ni bari TVA ukubwa inshuro 10 yafashwe bwa mbere. Ariko kandi ubu ngubu noneho ikindi turi gukora nuko turanakora n'icyo twita kugenzura ububiko bw'ibicuruzwa kugira ngo turebe n'ibindi bintu byose yaba yaragurishije adatanze fagitire za IBM, hanyuma abihanirwe ariko yishyure n'umusoro yakabaye yishyura. By'umwihariko rero kuri wenda ku nzoga zifashwe zidafite tax stamp cyangwa se zidafite tembure z'imisoro, zirafatirwa mbere na mbere kuko ntago ziba zarinjiye mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko, yandi magambo biba zarinjiye mu buryo bw'amagendo. Muri ubu bugenzuzi bwabereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ariko bugikomeje hirya no hino mu gihugu, haragenzurwa ko ibyo abacuruzi baha abakiriya babo byujuje ubuziranenge, ariko nanone hanarebwa bitabira gutanga inyemezabwishyu za IBM, kimwe no kugenzura ko ibyo bavuga ko baranguye biri mu bubiko bwabo bihura neza n'ibyo bagaragaza igihe cyo gutanga imisoro kigeze. Fundi Amri, TV1. Mu murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza hari abaturage batabariza Nyirabagenzi Marie ko yakubakirwa akabona aho kuba kuko amaze igihe kirekire atahagira, dore ko ubu yahisemo kujya kuba mu nzu y'umuturage yabagamo icyuma gisya imyaka. Igiteye impungenge kurushaho ngo nuko na nyirayo ashaka kwimusohoramo ngo agashyiramo ikindi cyuma. Ni inkuru yateguwe na Erwa Isengwe. Nyirabagenzi Maria ni umukecuru w'imyaka 70 ubarizwa mu mudugudu Nyagasambu, akagari ka Musumbu, umurenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza, ariko bikanavugwa ko yahaje yimutse avuye mu ntara y'Amajyaruguru amaze gusiga uheruheru n'ibiza ahagana mu mwaka w'1998. Nk'uko bigaragara uyu mukecuru abayeho mu buzima bubi ahanini bunashingiye ku kuba atagira haba, bityo no kuba n'icyarya akaba ari kuri Mana Mfasha. TV na Radio 1 bigera harambika umusaya magingo ya we n'abaturanyi be babihamirije ko ari inzu isanzwe ibamo icyuma gisya imyaka, ndetse kuri ubu nyirayo ari kumusohoramo ngo ashyiremo ikindi cyuma.
bakavuga ko bafite impungenge z'ahandi yakwerekeza. Mpfa kwihangana ndihahira sinahavuze se ndara ni hepfo hariya uw'icyuma cyari kiri ibyo kurya abaturage barampunga. Uyu mukecuru akwiye gutabarizwa kuko naho kuryama urebye ahantu aryama byibura arushwa n'inka isasirirwa. Ni umuntu utishoboye, ni umuntu utifashije, ntagira haba udukoresho twe n'ahangaha iyi nzu mumubonyemo yahoze ari icyumba kirimo icyuma gisera abaturage, abuze ahaba turamufata turamuzana tumushyiramo, ariko ubwo nagiye guhinga ninjye umubikira utwenda twe no kwambara uwari ibyo yambaye, bamuha ibyo 7 agashaka icyo kurya 7 kandi murabona ko ntacyo biguze by'iki gihe. Uretse kuba uyu mukecuru atabasha no kwisobanurira ubuzima abayemo nyirizina, abaturanyi be banagaruka ku kibazo cy'uko ubuzima bumazemo igihe kirekire, ibyo bavuga ko hari icyo ubuyobozi bwakabaye bwarabikozeho ukaba wabifata nk'uburangare. Batabariza uyu Mariya ko yashakirwa haba, yewe byaba ngombwa agashakirwa n'icyo yajya kurahamara ku munsi ku munsi. Nyine ntabwo tuba tumuhagije, ari ibishoboka gusa niko mwamwitaho mukaba mwamufasha, gusa kumwubakira mukamukura aho ari rwose, kuko wenda nyir'icyuma n'ejo yaza akamusohora akamwirukana. Ibintu byose aho kuba utwambaro n'ibyo kurya bishobotse mwabimuha. Ngiye ubushobozi nabasha kumusabira nk'ubuyobozi butugire neza bukadufasha, kuko imbogamizi ntiyongiye biri hagati mu baturage gutunga umuntu udafite aho aherereye, iyo bwije akarara habonye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Musumba Bizimana Innocent aganira na TV na Radio 1 yavuze ko iki kibazo cy'uyu mukecuru atarakizi. Ibyo ahuza no kuba hari abantu bakunze kujya bajya gutura muri ibi bice hatazwi inkomoko yabo, bigatuma leta ibafata mu nshingano mu rwego rwo kubashakira aho baba, akavuga ko nawe ashobora kuba yaraje muri ubwo buryo. Aho icyo kibazo ntabwo tukizi, ariko abo tuzi ibibazo bose turabafite, ndetse hari n'inzu tumaze gushyira ku rutonde tugomba guhera mu kwezi kwa 4 kugira ngo tububake, kuko uyu mwaka twasa nk'abasore kuko dufite inzu zira muri 6 zose turiho turazisoza kuzubaka. Hano bakunda kuba ikibazo nk'uko bivuze cy'abimukira cyose n'abantu bazi, ugasanga yewe nta n'ikibanza afite, bikaba ngombwa ko leta igomba kumuha ikibanza kugira ngo tubashe kujya gute kumwubakira. Ngo numvikana ko nawe agomba guhita ashakirwa ikibanza hanyuma nakubakirwa nk'uko n'abandi bose tububakira. Nyirabagenzi Mariya nyuma yo gusiga uheruheru n'ibiza yasigaranye umwana umwe, ariko nawe utabayeho neza aho yashakiye, ari nabyo abaturanyi b'uyu mukecuru bashingiraho bavuga ko akwiye ubufasha bwihariye kandi amaze igihe kirekire muri aka gace. Gusa ngo kugeza ubu n'umwe mu bagenerwa inkunga y'ingoboka kuba ari mu zabukuru ahabwa 7,000 ku kwezi, nubwo nk'inshuro nyinshi asanga yarashize bitewe n'uko abafite amadeni menshi kuyishyuramo ubwisungane mu kwivuza n'ibindi bigaragaza ko atamuhagije mu buzima arimo. Irwa Isengwe, TV1. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB rurakangurira ababyeyi gutangira gukundisha abana babo amasomo ajyanye n'ikoranabuhanga na siyanse mu kurushaho gushyigikira gahunda yo guteza imbere ubumenyi bw'ubukorano ibizwi nka artificial intelligence. Ni mu kiganiro cyihariye umuyobozi mukuru w'urwego Dr Mbarushimana Nelson yagiranye na TV1 mu kwitegura ibikorwa bisoza amarushanwa yo ku rwego rw'igihugu ku mikoreshereze ya robo hagamijwe gukemura ibibazo runaka. Iyi gahunda ubundi yakorwaga ku buryo bw'amashuri, ariko ku rwego rw'igihugu twayitangiye umwaka ushize, umwaka w'amashuri ushize, aho hari n'amashuri yatsinze akajya no hanze. Nk'umwaka ushize nk'ikigo cya Christ Roi cyaratsinze kijya muri Morocco, hari na New Generation nayo yagiye muri Morocco, ndetse n'ishuri bita Montessori byagiye Morocco kujya guhatana. Ibyo rero bikaba ari uguha umwanya mwiza umunyeshuri kugira ngo agende akigira ku by'abandi baba bakoze. Ni amarushanwa azajya abangaruka mwaka. Muri uyu mwaka rero nabwo byatangiye ku rwego rw'amashuri, hari amashuri agera ku 100 mu ntara ko arenye n'umujyi wa Kigali, hari amashuri 100. Urumva ko abanyeshuri barenga 1000 bagerageje kwinjira muri aya marushanwa, ariko noneho ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'intara, muri buri ntara hagiye havamo amashuri 5. Ni ukuvuga ko
intara uko ari enye n'umujyi wa Kigali dufite amashuri cyangwa se amatsinda 25. Buri tsinda rero rikaba rifite abanyeshuri 10. Bivuze yuko ku mukino cyangwa se ku marushanwa ya nyuma azabera Ntare Arena ku wa gatandatu tariki 16 tuzaba dufite abanyeshuri 250, ariko hakiyongeraho n'abafasha bo twakwita abatoza. Aha rero bazahatana hagire abatsinda. Hari yindi rushanwa rya Artificial Intelligence Hackathon, naryo ni uburyo bwo gukoresha no gutekereza hakoreshejwe n'ikoranabuhanga. Hari abakoze application bagera kuri 220, noneho amatimu 10 niyo yabashije gutoranywa. Buri timu rero izaba ifite abantu 3, bakazaba ari itsinda ry'abantu 30, nabo bazabasha guhatana. Timu zatsinda nayo ikazajya mu gihugu cy'Ubusuwisi. Aha rero gahunda izatangira saa 3 igeze saa 9, aho mu by'ukuri tuzamenya nihe timu izatsinda ikajya muri Amerika muri Coding and Robotics, nihe timu izatsinda muri Artificial Intelligence Hackathon ikajya mu Busuwisi. Tukaba dushishikariza ababyeyi rero gutangira gukundisha abana ikoranabuhanga, cyane yuko ikoranabuhanga uburyo riri kutuyobora, kandi rero aba bana nibo dutegura kugira ngo bazarikoreshe. Abatuye akagari ka Nyakabungo mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo baribaza impamvu rinye y'imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange bahawe zikatira mu nzira kandi zaragombaga kujya zigera hitwa mu Cyuga, ibiri gutuma bahendwa n'ingendo kandi leta yaraborohereje. Jean Baptiste Nkurunziza. Muri gare ya Nyabugogo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali uhasanga bisi nto ziriho ibyapa biranga icyerekezo zijyamo, aho bigaragaza ko zikorera Nyabugogo, Gashyushya na Cyuga. Gusa iyo ugeze mu kagari ka Nyakabungo umurenge wa Jari mu karere ka Gasabo ahari isantere y'ubucuruzi ya Cyuga izi modoka zakabaye zigarukiramo, abaturage bavuga ko zigarukira mu nzira hazwi nko mu Gashyushya, ibyo bakeka ko biterwa nuko abashoferi batinya imihanda mibi. Batubwiraga ko zizaza zikagarukira wenda ku mashuri. Birangije rero turategeza turaheba, baza kuvuga ko abashoferi bavuze ko ibiraro ari bibi. Barabivuze nyine ko hazajya haza imodoka zikaza hano mu Cyuga, ariko nuko ibiraro bidakoze tugenda n'amaguru cyangwa tugatega amagare. Uyijyamo ikakugeza mu Gashyushya, wari uzi ko yakugeza mu Cyuga. Bavuga ko umuhanda udakoze neza, nturira ko umanutse. Ubu ningera Karuruma wenda nshaka kujya Nyabugogo ndagarukira mu Gashyushya. Nagiye ni Nyabugogo ndatega nzi kwingeza ahangaha ihita ingarukiriza mu Gashyushya. Icyo gihe no mu Gashyushya twarasereye ati ko imodoka yanditseho Gashyushya Cyuga, twagiye tuzi ko tugera mu Cyuga, bahita batubwira ngo imihanda yanyu ntabwo ikoze, ntabwo twabona imodoka zijya gupfira muri uwo muhanda wanyu. Nako twumva ko ari byo. Aba baturage bemeza ko bakomeje kugorwa n'ingendo kuko imodoka yaje rimwe ica amafaranga 500 y'u Rwanda, kandi kuri ubu moto yishyuza 1500 ku muntu ushaka kuva ha mu Cyuga ujya Nyabugogo. Ingaruka bidutera nuko tugikora urugendo tuvunitse cya tugakoresha n'amafaranga menshi dutega moto. Urugero hari nk'abantu baje kugura inaha bahakunze bahishimiye, baza batega bakona harimo urugendo rwinshi bakemera bakongera bakagurisha bakisubirira bakigira ahandi. Hari igihe bijya bibaho nyine bigasaba ko nturuka mu Cyuga wenda n'amaguru nkategera Karuruma kubwo kutabona iyo modoka. Nk'ubu nk'uyu muvanye kwa muganga twagateza imodoka tugataha. Nanjye ndagorwa kuko mbyuka saa 11 njya mu mujyi. Kuva hano rero n'ingano yanjye mfite n'ubundi njya Nyabugogo, numva nawe urabona ko ndi umukecuru, ntagumye kugira ikinsayidira nkagera Nyabugogo. Cyo bahurizaho nuko iyi mihanda yatunganywa kuko bakeka ko ariyo ntandaro nyamukuru yo kubiza imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange bari bahawe muri iyi linye zigarukira mu nzira. Twohereza tubonye imodoka zitugeza hano. Icyo twakwifuza nuko twabona natwe iryo terambere rikatugeraho. Tugenda ku magare kagenda gitibateba n'imodoka zikagenda zitibateba, rwose umuhanda umeze nabi. Bawukoze twagira n'ikintu twigezeho buriya n'imodoka zahagera. Turavunika nyine kubera ko
nta muntu agera i Kigali yarushye. Mudaheranwa Regis umuyobozi nshingwabikorwa wungirije w'akarere ka Gasabo yabwiye TV na Radio 1 ko hari gahunda yo gutunganya uyu muhanda mu buryo bworoheje ndetse hari icyizere ko nabizi imodoka zizabageraho. Icyo bavuga cya mbere nicyo ababisi bavuga nicyo kugira ngo duhurize hagati. Ikintu cya mbere biriya bintu byabaye nka process nizo zo mugashyushya ntizari zihari. Ingenzi nuko hariho gahunda zitandukanye harimo gukora biriya biraro biri muri gahunda yo kugira ngo by'iburire imihanda ikorwe mu buryo buciriritse n'abaturage bari babanje kwishyira hamwe, ariko ibijyanye n'ayo bagejeje n'ayo umujyi ukwiriye kubashyiraho ya pourcentage ntabwo bihwanye n'ukuntu bakora kaburimbo. Turakomeza rero twingeginga stakeholders ariko natwe nka leta dukora uruhare rwacu rwo kugira ngo imihanda itungane. Barimo ntayibuka ngo yuzuye ingobyi, ntabwo ari ako kanya, ariko icy'ingenzi kumva yuko byibura zageze zikaba zigera mu Gashyushya n'ahandi zizahagera. Ni ibitanga icyizere ko ibintu bishoboka. Mu bigaragarira amaso uyu muhanda Karuruma Gashyushya Cyuga ukomeza ukagira Mbogo mu karere ka Rulindo ntabwo ukoze neza kuko bigorana kuwugenda cyane cyane mu bihe by'imvura ndetse ibiraro ufite byinshi ntibitunganyije. Gusa ubuyobozi butanga icyizere ko batibagiranye uko amikoro aboneka ibisubizo bigenda bibageraho. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1.